Kamanze gutembereza muri episode ya kane. Episode ya kane duheruka ubwo umukobwa yari amubwira bose ababwira ati waryamanye na perezida ese wabibonye ute? Ntabwo bingoye kubibona nakubonye ko murebaga muri asanseri nta kuzuyaza asa amubwira ati aryamanye na perezida. Yego nibyo aryamanye na perezida ariko ni perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, ari perezida ubwo ngubwo gusa ntabwo yigeze amutindira. Aramubwira ati twararyamanye, aramubwira ati ni byiza cyane ariko ukora kugira ngo akazi kagende neza kandi ko ari ukugukingira. Twakomereza muri episode ya gatanu Paris has fallen, tutagira ngo ni kure cyane. Muri episode ya gatanu heruka igihe bigira gushimuta kimaze kumenya aho indege yitwa Iranium igiye. Mwibuka ko Iranium ni ibiturika Iranium cyane ndetse yanarangiza se igihebe kirayishimuta kigamije kwihorera gusa nta mafaranga gikeneye gutwika umujyi wa Paris. Cyarayitwaye kirayishimuta mu kwishimuta cyishimuta ubwabo bw'akandege gatoya ahantu cyamaze kuba itumanaho ryose ryo mu gihugu. Indege zose bazitegeka ko zigomba kumanuka ku bibuga bizegereye, zamanutse zagera ku kibuga cyegereye. Mu gihe n'umukobwa b'amaneko b'igihugu bageraga ku kibuga cy'indege bagasanga habera imirwano ikomeye cyane barabashimuta ariko birangira n'ubundi Iranium bayipakiye igihebe kiyijyanye. Igihebe gishaka gukora ikirere ntabwo kiri gishaka amafaranga ahubwo gishaka gukorera mu mujyi wa Paris kivuga ngo n'ubutwe ntikeneye amafaranga kubera ko hari impanuka igeze kuba iturutse kuri perezida aho umugore wacyo ndetse n'umukobwa wacyo yabashije gupfira muri iyo mpanuka y'imodoka, iturika ry'imodoka. Muri episode ya gatanu dusanga hari ni agakobwa gatoya k'umugore w'icyo gihebe niko kari yasigaye mu mujyi wa Paris ndetse unibuke neza ko muri iyi filime harimo umuntu ukorera mu butasi n'ubundi ushyira amakuru ikihebe bakamenya ngo bapanze none ahangaha tugiye kujya gusaka ahangaha agahita amuha ahatanga amakuru ku kihebe ubundi bakomeza. Abantu bose mu butasi ati ni gute ahantu zose tujya kujya dusanga bahamenye. Dukomeza n'amaneko zacu zinjira mu nzu ya wa mukobwa aho bana n'agahungu k'agafaransa bisabwa barakoraga muri hoteli bagiye gutega udukurura amajwi. Nyuma y'uko bimenye bafashe gahunda yo kujya gutega telefone yiwe bose babasanze aho bakorera babatwara kugira ngo bajye gusobanura impamvu badafite mu Bufaransa badafite icyangombwa kuko umufaransa sa papi nta pasiporo. Bose bagiye gutega gusikana telefone yiwe kugira ngo agere ibyo yandikirana nabo. Maze kumenya neza ko igihebe kimaze kumenya neza ko umukobwa wacyo barimo kumuhiga ubutatsi burimo bumugendaho muhaye aderesi hano agomba kumusanga. Tukora ku rundi ruhande igihebe kiri gukora igisasu inshuti yacyo. Igisasu kirarangiye gahunda ni uko umujyi wa Paris agomba kuwuturitsa. Inshuti y'amagara iramusezera amubwira iti ngaho yiteho imuhaye telefone gato amubwira ati ukanze rimwe igisasu kigagitive bakanda kabiri igisasu kigahita giturika. Ahamagaye umukobwa amubwira ati ugomba kuva i Paris igihe kirageze. Agenda ariko umukobwa abona ashaka kugenda kuko nawe yarabuye gato aho yahamagaye umusheri w'umugore ati ese ko nzagenda sheri wanjye ubuzima bwanjye hano i Paris bizagenda bite? Amubwira ati oya igihuriro uzabanza ujye mu Bubiligi ibindi tuba tubireba. Ariko umukobwa amaze kugera mu cyumba cy'ikihebe ahamagaye umusheri we kandi ubutasi bwose bwamaze kurura telefone ya hoteli bamaze kumenya ahantu agiye. Bakimara kujyayo basanze ikihebe cyamaze kwitegura. Ikihebe ni indwanyi ikomeye cyane gishaka kwihorera gusa nta kindi. Basanze biteguwe cyane kuko umwe mu bakora mu butasi yari amaze gutanga amakuru ku kihebe. Bakiriye ingabo zari zigiye mu Bufaransa zigiye gutera ikihebe gusa ntabwo byagenze bite rero. Igihebe cyarabarashe kirabarasa ari no ku mukobwa agera ku gisenge aho indege ije kubafata ngo bagende. Bakimara kugera ku gisenge ntabwo byatinze nuko umukobwa wacu w'umusazi wo mu butasi yageze afata umukobwa amubwira ati amufatiraho imbunda abwira ikihebe ngo nuramuka utamaye udashyize imbunda yawe hasi ndamurasa nawe umuhombe. Kandi ikibura bizi neza gifite ngo nuriya mukobwa n'umukobwa niwe ajya amubwira ati iyaba mama hari ibi ntabwo yabikora.
agahita yibuka neza icyo amubwiye. Ni umwana asobanuye byinshi kuri uriya mukuru, kuri kiriya cyihebe. Kikirangira aravuga ati noneho mureke umukobwa agende njyewe nsigare. Turangiza episode yacu icyihebe bamaze kukiryamya hasi, bamaze kukibera inyuma. Biragenda bite muri episode ya 6? In live updates ijya kubaha ikaze. Na 6 niho turaza gukomeza bidatinze. Ariko share na comment ubundi dukomeze 5 kuri 5.